nze gusaba protocol idufashe CEO ndetse n'abandi batumirwa bacu bateguwe baze kwegera hano imbere kugira ngo dupopinge champagne ya celebration. Amashyi menshi cyane kuri Ishusho TV. DJ Diallo, uyu ni umwanya wawe mwiza kugira ngo dupopinge iyi champagne ya celebration. Muraza kubona abanyamakuru bibukura nkota, muraza kubona umwihariko impamvu ari fresh kandi ari fun. DJ Diallo. Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza. Ishusho TV yamaze gutangira gahunda z'ibiganiro bitandukanye. Mu gutangira gahunda z'ibiganiro abibyamamare batandukanye bagaragaye muri official launch barimo n'abangaba batandukanye. Mu gisata cya sport hari bamwe mu bakomeye muri sport y'u Rwanda, harimo uyu mugabo yamenyekanye cyane kuri televiziyo y'u Rwanda yitwa Jean Butoyi. Mwamukomeye amashyi menshi cyane. Jean Butoyi yegere hano imbere. Igore wa mugabo we, uri umugabo ukicyubahiro muri sport y'u Rwanda. Mwamukomeye amashyi menshi cyane. Yitwa Jean Butoyi, yabaye umunyamakuru igihe kinini, basuhuze nk'umunota umwe. Uraho. Reka nishimire kino gikorwa. Nshimira n'umuyobozi Ishusho TV. Biri bitwereka iterambere mu itangazamakuru. Uno munsi turimo turavuga Ishusho TV. Ni iterambere rero kuko mu myaka 10 ishize yari televiziyo y'u Rwanda. Ubu rero turabyishimiye kuko abanyarwanda bagiye kongera kubona andi makuru menshi y'imikino n'imyidagaduro. Amashyi menshi. Maze mpite mbikora nko muri bwa buryo bwe nimwumva biryoshye nanjye muze kuma amashyi. Turabasuhuje cyane mwe mukurikiye televiziyo y'u Rwanda. Mwebwe mukurikiye Kristo mwamome amashyi n'ubwo amajwi agaruke. Ntabwo ari byo tubabwira gusa kubera yuko mu Rwanda nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport nyuma yuko isezeye mu gikombe cy'amahoro ikaba yagarutse, nyuma yuko Ferwafa yagiranye ibiganiro byihariye. Ntabwo ari Jean Butoyi gusa cyane ko ari kumwe na mugenzi we mu mikino ndetse bazagaragara muri iSport. Murakoze cyane, nanjye nitwa Rutamu Erijo, mugira ko short deals kuri Ishusho TV muzazibona zose. Nyuma yuko Lionel Messi asezerewe muri UEFA Champions League, tuzabagezaho byinshi cyane bitandukanye muri sports ya hano mu Rwanda muri sectors zose zitandukanye. Mwakomeye amashyi tugakomeza. Komeze bwira abantu badukurikiye live, ni official launch ya Ishusho TV. Ariko mu birori nk'ibi ngibi hari abibyamamare batandukanye bazwi ku maradiyo hano mu Rwanda barimo ndetse n'abavuga kuri event muri ubu buryo. It is now streaming, it was in nanje nahageze now live Ishusho TV yahageze now. Reka mbabwire ko it is fresh and fun. Nazanye na Medi arababwira uko yakiriye Ishusho ifite recording studio. Mwakomeye amashyi mukomeza mukabyara. Medi, wabonye gute studio ya Ishusho? First of all, ndagira ngo maze nashimire for this time. Mwikomera amashyi Ishusho, it's very smart. Ndagira ngo mbwire abayobozi ba Ishusho, this is part of our show business and like we are very happy as artists. Ntekereza ko it's our platform kubera yuko studio tuoye igiye kudufasha music videos cyangwa se audios dukora kugira ngo bizagende neza cyane. Ndagira ngo tuvuge ko ari congratulations kuri televiziyo nshyashya, tukomera amashyi abatekereje this idea za slowly muzajya muzibona zikorewe i Kigali hano. It's fresh and fun. Mwakomeye amashyi mukabyara hamwe.
mukomeze rero mukurikire gahunda za Ishusho TV. Muri uyu mwanya reka nsabe Managing Director Jerome Mugabo anyemerere kugira ngo yegere hano imbere. Hari team y'abanyamakuru bazatambutsa hano ibiganiro, hari team y'abasesenguzi muri iSports muzabona ifite umwihariko. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya amashyi menshi twakire Jerome Mugabo atubwire ku bikorwa bya Ishusho TV, aze no kutwereka abanyamakuru. Muraho neza, twishimiye kubakira ku Ishusho TV, Ishusho muri rusange, ariko by'umwihariko uyu munsi kiduteranyirije hano ni Ishusho TV, aho tuje kubamurikira ku mugaragaro iki gikorwa ndetse n'ibiganiro bizaba bitambuka ku Ishusho TV. Ariko by'umwihariko ndagira ngo mbanze mbahe mu ncamake Ishusho TV icyo ari cyo. Ishusho TV yapfuye cyangwa yavukiye mu muryango witwa Ishusho. Ni company imaze imyaka 5, uyu n'umwaka wa 6 ibayeho. Twakoze mu bijyanye n'amashusho, amajwi n'amafoto, mbese turi muri creative industry cyangwa se turi mu ruganda rw'ubugeni n'ubuhanzi ku myaka 5, uyu ukaba ari wa 6 tukaba turimo. By'umwihariko rero mu kwaguka kw'Ishusho haje Ishusho TV. Impamvu imwe ikomeye ni ugutera ikirenge mu cy'abatubanjirije, aho ndavuga izindi televiziyo zatangiye, noneho dufatanye mu kubaka igihugu mu byiciro bibiri bikurikira: ni umuco ndetse na siporo. Kuki umuco? Kubera ko igihugu kitagira umuco ubundi nta nubwo cyaba kikibayeho. Umuco kandi ukaba ari ikirango cyangwa se kikaba ikimenyetso cy'uko abantu runaka babayeho, uburyo babayemo ndetse n'uburyo bagiye batera imbere. U Rwanda rero mu myaka ishize bayarushize ku rutonde rw'ibihugu bishobora kuzagira ikibazo cy'uko ururimi gakondo rushobora kuzazima cyangwa kuzimira. Ibyo byaduteye impungenge, turavuga tuti reka dushyire ingufu mu muco, kandi umuco uhera ku rurimi ndetse n'abarukoresha. Siporo rero ni ikintu abantu benshi bakunda. Abenshi muri mwe ngaha buri muntu afite ikipe afana, yaba muri football cyangwa se mu zindi discipline cyangwa se mu yindi mikino itandukanye. So by'umwihariko rero u Rwanda rukaba rufite football, ariko rukagira n'indi mikino. Muri iyo mikino hari mu itangazamakuru batajya bitaho cyane. Twebwe rero tuje gufata ako gace gasanzwe gakunzwe, ariko dukundisha abanyarwanda n'izindi discipline zo muri sport, ku buryo uruganda rw'imikino narwo rwazamukira icyarimwe, aho kugira ngo football aba ariyo izamuka, basket igakurikiraho, volley igakurikiraho, ariko dufite na taekwondo, tukaba dufite na cricket, tukaba dufite na table tennis. Twebwe rero mw'Ishusho tuzibanda kuri iyo mikino yose, mu buryo abanyarwanda bazajya bareba imikino cyangwa se bakundishwa imikino, kuko umukino ni kimwe mu bintu bihuza abantu. Iyo abantu bahuye barasabana, iyo basabanye amahoro arahinze. So Ishusho TV rero iraza kwibanda ku muco na siporo. Ngarutse ku muco cyane kuko niho tuzashyira ingufu nyinshi, nuko twirinda ko cya kibazo cyavuzwe na UNESCO mu myaka ishize cyazabaho, kandi kugira ngo kibeho nuko urubyiruko rwacu rutakwibona muri muco turi kuvuga. Aho ngaho twahera ku rurimi. Ururimi, umuryango ariho abo bantu bose baturuka, natwe twese, ndetse n'imyidagaduro cyangwa se ubuhanzi, ni ibintu bitatu tuzibandaho mu muco, ndetse twongereho no gukora ibyatuma
imyaka n'imyaka umuco nyarwanda uzakomeza kubaho kandi usagara. Kugira ngo rero ibyo ngibyo tubashe kubigeraho, tuzabigezwaho tuzabinyuza mu itangazamakuru, ishusho TV nyine, ariko mu biganiro bitandukanye. N'ikiganiro cyitwa Roundabout, nuko byanditse hano inyuma. Roundabout imeze mu gifaransa ni rond-point, ni umuzenguruko aho abantu bose banyura, abafite imodoka, abafite amagare, abagenda n'amaguru bazenguruka. Icyo mu buryo bw'ubugeni ndetse mu gifaransa twita metaphore, twashatse kuvuga ko ariho ibintu byose bibera bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, harimo umuco, harimo umuryango, harimo ndetse n'iterambere ry'u Rwanda muri rusange. Roundabout rero ni ikiganiro kizajya kiba cyatangiye nako gucishwaho guhera saa 3 z'ijoro. Kuki? Kubera ko ari amasaha abantu benshi baba bavuye mu mihanda bageze mu rugo bitegura kuruhuka. Birakwiye rero ko basobanukirwa byinshi, bamenye ibyiriwe n'ibizarambuka ejo. Niyo mpamvu Roundabout yashyize mu masaha akuze. Hanyuma iSport Live nicyo kiganiro cy'imikino kizajya gihera saa 1 za nijoro kugeza saa 2 n'igice. Imikino, imyidagaduro, ariko mu buryo budasanzwe, kuko kubera ikoranabuhanga twashatse kwifashisha, kuko igihugu cyacu kiri mu bihugu muri aka karere ndetse no muri Afurika cyifashisha ikoranabuhanga cyangwa se cyasize imbere ikoranabuhanga mu buryo bweruye. Natwe agize neza cyane Jerome Mugabo. Kuko mubyumvise rero, Ishusho TV ni televiziyo idasanzwe, ni televiziyo buri munyarwanda akwiye kwibonamo. Ikindi, umwe mu mwihariko wa Ishusho TV, niyo televiziyo mu Rwanda itazakenera ko umunyamakuru uri live ari we wenyine usoma comments z'abakurikiye Ishusho TV. Niyo televiziyo yonyine mu Rwanda ukoresheje website ya chat.uzi.rw, hari kode ebyiri, hari kode ya 1010 hakaba ndetse na kode y'1020. Iri koranabuhanga rya Ishusho TV, kugira ngo nisobanurire abantu bari hano, ufashe smartphone uri kureba televiziyo, murabizi neza ko mu guhaha online iyo ufite QR code ushobora kuyiscanninga. Hungu murabibona ko muri telefone yanjye, muri telefone murabona ko nta link irimo, ariko iyo wamaze guscanninga, hungu ngiye guscanninga code kugira ngo mbereke. Iyo umaze kubona code uyikandamo, ugahita ugera kuri chat.uzi.rw kugira ngo utangire gutanga igitekerezo. Ndakomeza mbereka process. Iyo ugeze hano kuri link baguhaye ya chat.uzi.rw, nk'abantu bari kureba Ishusho TV kuri Star Times bari kubibona, uhita utangira gutanga ibitekerezo. Iyo bakubiye ngo please enter room code to join, no kugira ngo niba uri kureba nk'ikiganiro cya sports cyangwa se uri kureba ikiganiro cya Roundabout, uhite ushyiramo code. Nk'urugero, nk'iyi streaming ishobora kuba nabonye iri kuri kode y'1020, hakaba n'indi kode y'1010. Ngiye gushyiramo 1020, hanyuma nkande join now. Iyo maze kwinjira muri hano, barambaza username nifuza gukoresha mu gihe ndi kureba ibiganiro bya Ishusho TV. Username namwe murayizi, ni Chitta Magic. Hanyuma ugahita ukanda join. Iyo umaze gukanda join, barakwereka are you sure you want to join this room, the Roundabout. Kuko nibabwiye code iri active ni 1020 y'ikiganiro the Roundabout. Hanyuma ugahita ukanda join. Ndahita ninjira muri room y'abantu bari kureba Ishusho TV bari ku isi hose. Murabona ko hari comments za mbere z'abantu bari gutanga ibitekerezo bitandukanye n'ibindi mumenyereye ku yandi mateleviziyo no ku isi hose.
kuri Ishusho TV. Izi ni comments z'abantu bari kudukurikira live. Murebe kuri chaîne 109 kuri Story Times, urabona munsi ya logo ya Ishusho TV haba hari gutambuka ibitekerezo by'abantu bari gukurikira Ishusho TV live ku isi hose. Ibitekerezo byabo si ngombwa ko umunyamakuru ahitamo comments z'abafana asoma, cyangwa se buri wese ukurikira Ishusho TV umunsi ku munsi aba ari ambassadeur cyangwa se ambassadrice wa content zitambuka kuri Ishusho TV. Mukomeze rero murebe kuri Ishusho TV. Ku muntu uri kureba kuri televiziyo urahita ubona code uyiscanninge winjire mu buryo bworoshye, cyangwa se ukoresha link ya chat.uzi.rwa code 10 cyangwa se 1020. Twakomeye amashyi iyi shusho. Hari technology idasanzwe muzabona kuri televiziyo Ishusho, ariko nk'uko n'ubundi bikubiye muri gahunda ya team ya Ishusho Limited, nimunyemerere twakire CEO wa Ishusho Limited, ari nayo ifite Ishusho TV, atugezeho ijambo ry'uyu munsi. Murakoze. Twongeye kubashimira by'umwihariko kugira ngo twakire abaje mu kanya. Turakira perezida wa board y'Ishusho Charles Niyitegeka ya Girani Birakasubiza. Murakoze kutwakira ku Ishusho Limited ndetse no ku Ishusho TV. Mukomeze muryoherwe n'ibyo abashoramari babageneye, cyane cyane mu bijyanye na entertainment ndetse n'umuco. Murakoze. Murakoze cyane. Ndagira ngo twakire umuyobozi wa RTV, ariko niba yabasuhuza atya yenda biraba bihagije cyangwa. Murakoze cyane. Nongeye kubashimira by'umwihariko. Reka twakire n'abandi bose baba bari hano tutavuze amazina yabo, ariko abatumirwa iwacu tubahaye ikaze cyane. Twongere kwakira nanone umuyobozi wo mu nteko y'umuco. Nk'uko mwabyumvishe, Ishusho muri main content zacu harimo umuco na siporo. Umuco ni ikintu cyagutse, kandi nk'uko babivuze, igihugu cyabuze umuco kirazimira. Muri urwo rwego nk'abashoramari b'Ishusho ntabwo twifuje kugira ngo igihugu cyacu gisigare inyuma cyangwa se kigire n'akagabanukaho, kuko ari umuco twasanze twifuza kugira ngo tuwusigasire. Kugira ngo mu magambo yagiye avugwa, hari umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo ubwirabumba ntavunika, ariko ngira ngo nanjye imyaka maze nshobora kuwuhindura, ubwira babonye avuga make. Kuko nk'uko mwabyiboneye, ngira ngo nkomeje kugira ibyo mvuga ku Ishusho, bamwe bavuga ati ari kubirata nyine, ariko benshi mwabyiboneye. Twabizanye mu buryo bwo kugira ngo bitugirire umumaro twese, kandi turi igihugu, kuko igihugu ni twe. Ishusho ni ikigo kitamaze igihe kirekire. Tumaze imyaka guhera 2017 twari ikigo gitoya, ariko tuza kukivugurura. Nk'uko babibabwiye, yari Ishusho Limited iza kubyara Ishusho TV, kandi nk'uko mwabyiboneye harimo ibice byinshi cyangwa se harimo ibisata byinshi. Ibyo byose umugambi n'umwe ni ukunoza serivisi no kuzitanga zikabageraho neza. Turashimira abo tuje dusanga mu mwuga, abanyamakuru bagenzi bacu batubanjirije. Twishimiye kandi niba nabyita mu Kinyarwanda turiyakirije, tuje gukorana namwe tuzanye ikinyarwanda nakoresha flexibility, uburyo bw'imikoranire busesuye. Hanatanga n'ikaze kuri bagenzi bacu ndetse n'abashyashya baza batugana, ni karibu mu Ishusho. Turakomeza cyane gushimira igihugu cyacu gitanga uburyo bwo kwikorera kandi kidushishikariza. Turashimira n'inzego za leta
zigira aho zihuriye na serivisi y'itangazamakuru, mu buryo twashimye serivisi cyane z'ikigo cya RURA, ikigo cy'abikorera ku giti cyabo n'izindi nzego zose baradufashije cyane mu buryo bwo kugira ngo dutangire ishusho. Nta kintu cyatugoye na gito, ari mu buryo bwo gushishikariza n'ababa bafite igitekerezo cyo kwaguka mu buryo nk'ubu ngubu, ari ugutangiza cyangwa se gukomeza ibyari bisanzwe, twaba abatangabuhamya ko igihugu cyacu kirimo opportunité yo guteza imbere cyangwa se yo gufasha abashaka kwikorera muri ubu buryo. Turagira ngo rero tutarambiranye mu magambo, twongere tubashimire kandi tubahe ikaze ko ishusho usibye uyu munsi tuyitangiye, ariko turifuza ko ibi bintu ko mwabibonye ntabwo ari ibyacu ku giti cyacu. Abanyamakuru baberetse nubwo ari bake, hari abandi bitabaye ngombwa ko babereka, aba nabo dutangiranye, ariko content ziracyaza ndetse hari n'izindi zitavugiwe aha kuko turacyazidevelopa. Murabizi gutangira ibi bintu ni ikintu gikomeye, ariko tubashishikariza kugira ngo mukomeze mudutere inkunga mu buryo bugaragara nk'ubu ngubu kuri StarTime, ndetse na vuba aha turaza kujya ku zindi chaîne. Kandi iyi ni intangiriro. Icyo nabizeza ni uko tuje tutaje kuri icyo bita mu giswahili kwatisha cyangwa se kugerageza. Nk'uko mubibona ntabwo tuje kugerageza, twishimiye gukorana namwe kandi gukorana n'igihugu. Murakoze, Imana ibahumugishe.